mateka y'itorero rya ADEPR mu Rwanda, indirimbo zimbaza Imana zagiye ziba ikiraro cy'isanamitima, gukira kw'imitima yakomeretse n'ubuyobozi mu bwami bw'Imana. Uyu munsi tugiye kwinjira mu muco ibigwi n'amateka atangaje ya bamwe mu bagore bafite amajwi akora ku mitima ya benshi mu Rwanda. Tugiye kurebera hamwe urugendo rwabo mu muziki, ubuzima bwabo bwite n'uburyo bagize uruhare rukomeye mu guhindura ubuzima bwa benshi binyuze mu ndirimbo. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ku mwanya wa mbere turahera ku mukobwa w'i Musanze waje guhinduka inkingi ikomeye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, Ingabire Dorcas, ubazwi cyane nk'umugore w'umuramyi wa Papi Clever. Ingabire Dorcas akomoka i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Mbere y'uko amenyana n'umugabo we, Dorcas yari umufana ukomeye w'ibihangano bya Papi Clever. Uyu musore wakomokaga i Rusizi wari ufite impano idasanzwe. Mu buryo bw'igitangaza, kumenyana kwabo kwaranzwe n'urukundo n'uruhare rwa murumuna wa Papi Clever. Mu gihe kirambagiza, Papi Clever ntabwo yari azi ko Dorcas azi kuririmba mu buryo butangaje. Papi Clever yajyaga avuga ko yifuza kuzashaka umugore utazi kuririmba ngo ajye amubona nk'umuhanzi wuzuye. Tariki 7 Ukuboza 2019 baje gukora ubukwe bw'akataraboneka muri Dove Hotel Gisozi. Umunsi umwe bari mu rugo bagiye kuryama, Papi Clever yafashe gitari araririmba maze Dorcas aramwikiriza. Ijwi rya Dorcas ryatunguye Papi Clever cyane, bafata umwanzuro wo kujya muri studio bukeye bwaho. Aho niho hatutse itsinda riri mu zikunzwe cyane uyu munsi rya Papi Clever na Dorcas. Uretse indirimbo nka Ni Yesu, Impamvu z'ibifatika ndetse n'izindi zo mu rurimi rw'igiswahili, uyu muryango wakoze ibitaramo bikomeye mu Burundi, Zambia, Uburayi, Amerika na Canada. Ikindi giteye ishema ni uko bafatanya n'ubucuruzi bw'ibikoresho by'ubwubatsi. Izi nshingano zikaba zibafasha gushyigikira umurimo w'Imana, bakora no gukomeza kuba icyitegererezo mu muryango. Ku mwanya wa kabiri turasanga Claudine Giramahoro. Iyobokamana n'umuziki wo mu bitabo mu Rwanda bifite izina ridashobora kwibagirana. Claudine yatangiye ivugabutumwa muri 2009 mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda. Urugendo rwe rwagiye rwaguka buhoro buhoro kugeza ubu aho umuyoboro we wa YouTube Giramahoro Claudine Official ufite abasubscribers barenga 160,000. Playlist ze z'indirimbo zo mu gitabo zikoreshwa n'abantu benshi mu bihe byo gushima, gusenga no kwiyiriza ubusa. Mu ndirimbo ze zakunzwe harimo Imirimo, aho aririmba agira ati bimwe uretse kunkorera Mana si kubw'uburanga cyangwa amashuri nize, ahubwo ni ubuntu bwawe. Aya magambo yakuye benshi mu bwihebe. Zimwe muzasubiramo cyane mu buryo bwa medley harimo Wa mutima wanjye we, indirimbo ya 334 mu gushimisha, na Umwami wacu Yesu niwe tangiriro. Mu mwaka wa 2019 Claudine yageze mu gikorwa cy'amateka cyitwa Amashimwe Live Concert mu rusengero rwa Methodist Libre Kicukiro. Icyo gitaramo cyari kigamije gushima Imana nyuma y'uko umugabo we arokotse impanuka ikomeye y'imodoka. Claudine Giramahoro akomeza kuba umubyeyi w'icyitegererezo wifashishwa mu kuramya no kwegerana n'Imana. Ku mwanya wa gatatu turasanga Neema Jeanne. Ntitwavuga ku bagore b'amajwi ahambaye muri ADEPR ngo twibagirwe Jeanne. Yavutse mu 1989 i Huye mu ntara y'Amajyepfo, akaba ari umuririmbyi w'imena muri Korali Iriba yo mu itorero rya ADEPR Itaba i Huye. Amajwi ye aratunganye kandi yateguye neza indirimbo z'ikimenya bose nka Ntakibasha na Witinyuzwe nka Yakobo. Uruhare rwe muri Korali Iriba rwazamuye izina rye ryemerwa mu gihugu hose. Mu buzima bwite, Neema yaje gukundana n'umusore witwa Ndayambaje Aimé. Nyuma y'imyaka 7 bakundana, basezeranye muri 2017. Nyuma y'imyaka 4 bategereje urubyaro, Imana iza kubasubiza mu buryo bw'igitangaza, bakira umwana w'imfura yabo Kambuwase Shana muri Kamena 2021. Nyuma yo kwimukira i Kigali, Neema yaje kwinjira mu muryango wa New Melody Choir, aho atari umuririmbyi gusa ahubwo yagiriwe icyizere cyo kuba umuyobozi w'iyi korali. Uretse ibyo, Neema azwi nk'umuntu ugira umutima woroshye wifashishwa n'amakorali menshi mu gushyiraho amajwi y'indirimbo n'ivugabutumwa. Ku mwanya wa 4 turasanga Esther Umulisa. Mu mujyi umwe w'itsinda rya New Melody Choir n'umurimo muri ADEPR, dufite no kuvuga kuri Esther Umulisa.
Esther ni umwe mu baririmbyi bakomeye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akaba n'umufasha w'umuramyi uzwi Jeanne Sinzabyibagirwa Jado Sinza. Esther na Jado Sinza batangiye urugendo rwo gukundana muri 2017 mu ibanga rikomeye, mbere y'uko berekanwa mu rusengero rwa ADEPR Remera muri Kamena 2024. Basezeranye imbere y'amategeko tariki 5 Nzeri 2024, basezerana imbere y'Imana tariki 21 Nzeri 2024, ndetse mu kwezi kwa Kamena 2025 bakira imfura yabo y'umukobwa bise Sinza buntu Intare Skyla. Umulisa akora umurimo ukomeye nk'umwe mu baririmbyi bafasha Jado Sinza mu bitaramo bye, akaba ari na murumuna wa Neema Jeanne. Bose bakaba bafatanya gukorera Imana mu itorero rya ADEPR n'amatsinda y'iterambere yo kuramya. Ku mwanya wa 5 turasanga Mami Espé. Mami Espé ni undi mugore w'indashyikirwa mu muziki wa gospel mu Rwanda. Yatangiye uruhare rukomeye nk'umwe mu nkingi za mwamba muri Holy Nation Choir yo muri ADEPR Paruwasi ya Gatenga yashinzwe mu 1998. Yinjiye muri Holy Nation ari umukobwa ukiri muto, aza kumenyekana nka vocalist leader mu ndirimbo zikomeye nka Namenye Neza, Tuje Kugushima n'izindi. Uretse kuririmbana n'itsinda, Mami Espé asubiramo indirimbo z'iri tsinda muri worship sessions zifasha abakristo kwinjira mu mwuka. Mu rugendo rwo kuririmba ku giti cye, Mami Espé yashyize hanze indirimbo zizwi nka Arabizi, Mbwira N'iryari na Narakubonye. Gusa ikintu cyatunguye benshi ni uko icyitegererezo gikomeye mu muziki mu Rwanda mu mwaka wa 2023, mu gihe yari akuriwe yitegura kwibaruka umwana we w'ubuheta, yateguye indirimbo y'Ikaze Kibondo. Iyi ndirimbo yasohotse neza ku munsi nyirizina yari ariho yibaruka mu bitaro. Ibi byeretse benshi uburyo umuziki we n'ubuzima bwe bwite n'umuryango we bishingiye mu kwizera no gushima Imana. Azwiho kandi gususurutsa abantu mu buryo bw'igisirimba cy'umuriro. Akorana n'abaproducer bakomeye nka Elize Pro, Camarade Pro na Director Sabi. Ku mwanya wa 6 turasanga Didia Claudine, umwe mu baririmbyi ijwi rihebuje mu Rwanda wamamaye cyane muri Korali Ukuboko Kw'Iburyo yo muri ADEPR Paruwasi ya Gatenga. Iyi korali iza ku mwanya w'isonga mu makorali azwi cyane ku rwego rw'igihugu kubera indirimbo zayo zifite ubutumwa bukomeye kandi bukomeza kwizera kw'abakristo. Claudine yagaragaje ubuhanga buhanitse mu ndirimbo zamamaye cyane nka Ikidendezi na Si ku Kidendezi gusa. Muri izi ndirimbo yumvikana afite ijwi ryiza cyane rituma buri wese uzumva azirikana ubwiza n'ububasha bwa Yesu bukiza. Uruhare rwe rwafashije imitima ya benshi mu Rwanda, bituma Korali Ukuboko Kw'Iburyo ikomeza gusigasira umwanya wayo w'isonga muri gospel nyarwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga Daniella Isungeso. Umuhanzi wundi utagereranywa ni Daniella Isungeso, azwi nka Berwa Daniella, umwe mu nkingi za mwamba muri Siloam kwaho k'umukenyi ibarizwa muri ADEPR ururembo rwa Kigali. Daniella avuka mu muryango w'abakristo. Ni umuntu witoje umurimo w'Imana kuva mu bwana bwe. Buri tariki 2 Kamena akaba yizihiza isabukuru ye y'amavuko. Urugero rwe ni umwihariko ukomeye kuko usibye kuba ari umuramyi w'umuhanga muri Siloam Choir, ni n'umusesenguzi w'imari n'umubaruramari w'umunyamwuga, professional accountant. Yafashije guhuza neza akazi ke ka buri munsi n'ivugabutumwa bize mu ndirimbo zamamaye nka Warandondoye, Yesu Nahinduka, Mfite Icyifuzo na Ubuntu. Daniella Isungeso azwiho kugira ukwizera gukomeye no gutanga ubutumwa bufasha benshi ku mbuga nkoranyambaga. Aherutse kwibutsa abantu ubutumwa bukomeye agira ati Imana yaremye ijuru n'isi mu minsi 6, bityo ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu mu kanya gato. Ntidukwiye guhangayikishwa n'ibyo Imana yamaze gukiza cyangwa gutunganya. Uruhare rwe mu mishinga yose ya live worship sessions kuri YouTube rukomeje guhembura imitima y'ibihumbi n'ibihumbi. Umwanya wa 8 turasanga Angelique Uwimana. Reka tugere no ku muhanzi Angelique Uwimana, umwe mu bagore bazanye udushya tudasanzwe mu gihugu. Yagize umurava mu kwinjira mu gususurutsa ibirori by'ubukwe gakondo, acyura imbyino z'ikinimba, guhamiriza no gukoresha amatorero y'intore n'ababyeyi.
yatangiye urugendo rwe aririmba gospel nk'umukristo akoresha umudigi mu guhimbaza. Nyuma yagura umwuga we bishingiye kuri YouTube channel ye ya Angelique Uwimana TV. Umwihariko we utuma akundwa na benshi n'uburyo mu bitaramo n'amashusho ye kenshi agaragara babyinana n'abana be b'abakobwa mu buryo bunejeje. Ibihangano bye nka Cunda Amata yafatiwe i Nyanza mu Rukari, Turumaze Gukura, Reka Mutware, U Rwanda rw'Abanyarwanda na Nzajya Nkwirahira biri mu ndirimbo zikoreshwa kenshi mu birori no mu bukwe mu Rwanda no mu karere. Afatanyije n'itorero rye nka Intore z'Abanyamwuga ndetse n'abatunganyamuziki bamenyerewe neza nka Kadax, Musafiri Pro, Angelique Uwimana akomeje kuba icyitegererezo cyo kubungabunga umuco n'iyobokamana. Ku mwanya wa 9 turasanga Mukakamari Verena uzwi nka Intare Ishaje. Ntidushobora kuvuga ku ireme ry'ivugabutumwa rigufi n'indirimbo twegirwa umukecuru w'umunyamurava Mukakamari Verena uzwi cyane ku izina ry'ubutwari rya Intare Ishaje. Uyu mukecuru wo muri ADEPR yamenyekanye cyane kubera uburyo aririmba n'uburyo abyinira Imana, afite imbaraga n'ibyishimo bidasanzwe. Izina Intare Ishaje ryaturutse ku mbaraga n'ubutwari agaragaza mu kuramya no guhimbaza Imana. Ashimangira ko imbaraga zo gukorera Imana zitashaje. Azwi cyane ku mvugo ze n'interuro zisekeje kandi zifite ubutumwa bukomeye nka Imana yamaye filimi Ishaje cyangwa se Imana itinda gutabara itabuze tike. Ubuhamya bwe bwerekana uburyo yanyuze mu mibereho n'inzitane nyinshi mbere yo kubona amahoro n'ubwisanzure. Akunda kwitabira n'ibirori by'igihugu nko kwizihiza isabukuru yo kwibohora, aho agaragariza ibyishimo n'ishimwe rye ku Mana yakuye u Rwanda kure. Mukakamari Verena ni icyitegererezo cy'uko gukorera Imana bitagira imbogamizi y'imyaka. Ku mwanya wa 10 turasanga Dorcas. Dusoreze ku muhanzikazi n'umuyobozi w'indirimbo Diligente w'ubuhanga buhanitse Dorcas. Dorcas yamenyekanye nk'umwe mu nkingi za mwamba mu kuyobora indirimbo n'ishyaka afite mu ivugabutumwa, bituma abakristo batari bake bafasha kwinjira mu mwuka wera no kuramya. Yatangiye gukunda umurimo w'Imana kuva mu bwana. Yagiye ahabwa inshingano zikomeye mu makorali atandukanye. Muri Korali Iriba yatorewe kuba dirigente mukuru kandi agakora n'ibikorwa by'indashyikirwa mu bikorwa bihuza amakorali nka kwa Siloam n'izindi zikorera Imana muri ADEPR Nyarugenge. Dorcas azwiho kandi kugira uruhare mu bikorwa by'urukundo mu gushyigikira amakorali mu gukusanya ubufasha bw'ubwisungane mu kwivuza ku miryango itishoboye. Yagiye ayobora ingendo z'ivugabutumwa mu ntara no mu karere ka Rubavu ADEPR Gisenyi, aho agira ati twari twiteguye mu buryo bwose dushobojwe. Iyo tuvuga ubutumwa tuba tuvuga ibya Kristo, twemera kumutega amatwi tugakoreshwa nawe bityo akabwira abantu be uko abishaka. Dorcas akomeje kumwe mu bagore b'abaririmbyi badategwa kandi bafite ejo heza muri gospel. Nuwe muhanzikazi cyangwa umuririmbyi w'umugore muri ADEPR n'izindi nsengero utajya ukuraho ijisho cyangwa ufasha cyane mu ndirimbo ze? Wandika igitekerezo cyawe muri comments hano munsi. Mushimire gukurikirana ikiganiro cyose, mukomeze gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi tubagezeho umunsi ku wundi bijye bageraho ku gihe. Ndabashimiye.